Oh, hello my people, nongeye kubasuhuzaho muri hirya no hino. Hari abantu benshi munyereka urukundo, munyereka ko munkurikira, abantu be mu majyaruguru by'umwihariko ndabakeje rwose. Abantu bari i Kigali nongeye kubasuhuza, Kigali mu duce dutandukanye, abantu bari ku Kamonyi by'umwihariko Igihinga, nukuri mbasabiye umugisha, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Rero mwari musanzwe munkurikira ndi gukora amakava y'indirimbo za karahanyuze, indirimbo za kera. Rero uyu munsi nabazaniye indi gahunda nshya. Mwarabibonye ko natangiye gukora ikeshamvugo ku bintu bitandukanye, ariko nabanje guhera ku bukwe kugira ngo yaba ari abasangiza b'amagambo, yaba ari abasaza bakuru basaba, kugira ngo tujye dukomeza nyine kunganirana, kugira ngo ururimi rwacu rukomeze kuduhuza. Kuko ururimi burya nirwo ruduhuza, niyo mpamvu tuba dukwiye kurunoza kugira ngo turukundishe n'amahanga. Mu nkundiraho muri hirya no hino dukundisha amahanga ururimi rwacu, nk'uko icyongereza kitugora n'izindi ndimi, n'abandi nabo ikinyarwanda nibajye bakitwumvana rwose bibababaze bajye kukiga. Reka rero nihutishe mbagezeho ikeshamvugo numva twakosora. Hari ikeshamvugo numva nababwira ntibavuga bavuga, ariko nateguye, uramutse wenda wumva ari akantu nasobweho kuko ntago ndi umuhanga cyane, ariko bikenzi mba numva nabisangiza abanyarwanda. Ikeshamvugo rya mbere kuri uyu munsi, buriya ntago twagakwiye kuvuga gutya: uyu munsi turajya gufata irembo ry'uriya mukobwa. Ntago ari byo, ahubwo mba numva twavuga uyu munsi turajya gusaba irembo ry'uriya mukobwa. Ntago rira rembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, ntago barifata. Numva ari ukurisaba, numva twakoresha kurisaba, gusaba irembo kurenza gufata irembo. Yego, ubwo niba hari ukundi nawe wabyumvaga uri buze kumbwira muri comment, kuko ntago ndi umuhanga cyane, ariko nkunda ururimi rwacu, sibyo? Ikindi numva twaganiraho tukakinoza, tukanoza iyo mvugo. Hari igihe ujya kumva abantu bavuze gutya, ari byo nshaka ko dukosora. Ukajya kumva abantu baravuze: umugeni yarashagawe n'abajene mama bifunze. Umugeni yarashagawe n'abajene mama bifunze. Numva rwose twabihindura, tukajya tuvuga: umugeni yaragaragiwe n'abatinyura cyangwa abaherukayo bikwije. Yego, umugeni yaragaragiwe n'abatinyura bagize bate, bikwije, kurenza kuvuga umugeni yarashagawe n'abajene mama bifunze. Ntago ari byo. Gatatu, hari igihe ujya kumva umuntu aravuze reka nibuke, uyu munsi ntago nabyanditse, reka nibuke. Ukajya kumva umuntu aravuze ngo iki gikwe cyarimo agatwiko. Oya rwose, kubona umuntu rwose w'umugabo, umuntu mukuru, niba yaba atari mukuru, ndumva twagakwiye kubihindura. Ni ukuri, kubona umuntu uri kuvuga ngo iki gikwe cyarimo agatwiko, ntago ari byo. Ahubwo tujye tuvuga ngo ubu bukwe bwari bwarateguwe. Ubu bukwe bwari bwarateguwe, kurenza kuvuga ngo iki gikwe cyarimo agatwiko. Ikindi twakosora, nanone ntago dukwiye kuvuga ngo uyu mugabo
niwe uvuga amazina y'inka. Oh sorry, uyu mugabo niwe uvugira inka. Ehe, nari mbicuritse, ntabwo buriya twagakwiye kuvuga ngo uyu mugabo niwe uri buze kuvugira inka, ntabwo ari byo. Ahubwo buriya twagakwiye kuvuga ngo uyu mugabo niwe uri buvuga amazina yazo inka. Yego rero reka tube duheniye hano ku ikeshamvugo nari nabateguriye, tuzajya dukomeza na masiri, ni mu buryo bw'amasiri. Rimwe nzajya nzana ku bukwe, ubundi nzane ku mibanire y'abantu n'abandi, ku bintu bitandukanye, kugira ngo dukomeze dusigasire ururimi rwacu. Rero ni Twagirimana Jean Claude, nk'ibisanzwe mukomeze gukora subscribe nko kubageze hano bwa mbere, kugira ngo ntimuzajye mucikwa mu gihe naba nashyizeho ikeshamvugo runaka ndetse n'ibindi. Ubwo rero nk'igihugu muri rusange mbasabiye umugisha, Imana ibaha umugisha nk'uko isanzwe iwutanga, ndetse yaba ari umuntu byagoye uze kugira kwihangana, burya Imana ni Imana y'akandi kajyo. Birashoboka cyane ko uyu munsi byaba bitameze neza, ariko mu kanya ukumva rwose Imana iciye inzira. Rero gira kwihangana, ahubwo wizere iyakuremye. Rero ndi Hagenimana, mukomeze kugira amahoro, ndabakunda, mbifurije kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora, mugira amahoro.